Reka nongere ngusabire umugisha uva ku Mwami Imana, wowe twongeye guhurira ku cyigisho cy'uyu munsi. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi Umwami Imana aguha umugisha. Kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, aho turi kurebera icyigisho cy'ikigembwe cya gatatu gifite umutwe uvuga ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Kandi tukaba dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umunsi mu murimo wa Yesu. Iyo niyo nsanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ariko mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho, ndagusabye kugira ngo duhurire ku isengesho. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye kuri umuremyi wacu, ukaba wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe muri aka kanya. Turagusabye kugira ngo Data ukomeze ubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amena. Muri iki cyumweru rero dufite icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 17. Hari amagambo avuga ngo Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ahangaha rero baduhaye amasomo aboneka mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose cyanditswe na Ellen White, igice cya 26 cyitwa I Kaperinawumu, ndetse n'igice cya 27 kivuga ngo wabasha kunkiza. Aya niyo masomo dukwiye kuzirikana, dukwiye gusoma cyane mbere yuko tugende duhurira kuri iki gitabo, kuri iki cyigisho cy'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Aha rero hari ishusho cyangwa se ipica ya Yesu iboneka muri Mariko igice cya mbere, niyo twahawe muri aya masomo aboneka mu wifuzwa ibihe byose. Yesu afite ubushobozi bwo guhamagara abigishwa bakamwitaba. Arera, anyuranye n'imyuka mibi iyobowe na Satani. Hari intambara ikomeye ikomeza kubaho hagati y'icyiza n'ikibi, kandi Yesu afite ubushobozi buruta kure ubw'abadayimoni. Yesu afite impuhwe abarwayi kandi abitaho, akanabakoraho mu gihe nta wundi muntu wabihangara. Hari mu rusengero Yesu yavuze ibirebana n'ubwami yari yaraje kwimika, ndetse no ku nshingano ye yo guha umudendezo abantu Satani yafasheho iminyago. Nshuti bakundwa, Kristo yavuze iby'ubwami yaje kwimika, kandi n'umudendezo Yesu Kristo ubwe yahaye abantu Satani yari yarafasheho iminyago. Mu by'ukuri Kristo akunda abantu be. Umuntu utewe na dayimoni yahubutse mu mbaga y'abantu ataka cyane ati, ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura? Ndakuzi, uri uwera w'Imana. Abadayimoni nabo bahamya ko Yesu ari uwera, kandi bahamya ko Yesu ari umunyembaraga, bahamya ko Yesu ari umunyabutwari. Ngo ibintu byose byahise bihinduka umuvurungano no gukangarana. Amagambo ye, Satani niwe wagize umugambi wo kuzana iyo mbohe ye mu rusengero. Nyamara Yesu yacyashye uwo mudayimoni avuga ati, hora muvemo. Dayimoni amutura hasi hagati yabo, amuvamo atagize icyo amutwara. Nshuti bakundwa, Kristo iyo yategetse amadayimoni aramwumvira. Amadayimoni nayo atinya Yesu. Uwari yaratsinze Satani mu butayu, igihe yamugeragezaga yari yongeye gusakirana imbonankubone n'umwanzi we. Umudayimoni yakoze iyo byabaga ngo
ngo aheze imbohe ye mu butware bwe. Gutsindirwa aho hantu kwe byari guhesha Yesu intsinzi. Nyamara Umukiza yavuganye ububasha maze ahesha umudendezo uwari yarafashweho umunyago. Aya magambo mu by'ukuri iyo turebye muri paje ya 190 n'191 mu ngeri y'ibihumbi 2018 y'igitabo cyifuzwa ibihe byose, niyo tubona aya magambo y'ihumure. Hagati aho umwami wacu yakomeje gukora umurimo adahuga, ajya hirya no hino, akomeza kubonana n'abantu benshi. Ni buryo ki? Ni ukuri Kristo yakomeje kubonana n'abantu benshi kuko yakomeje gukora umurimo we ajya hirya no hino. Umurimo we wari uwo gushaka imbata zazimiye, wari uwo gushaka intama zazimiye. Mbese nshuti mukundwa, twigira iki kuri Kristo? Ni buryo ki yabashaga kubona umutuzo kandi akanakoreza umurimo we no kwita ku bantu? Nta gushidikanya yabishobozwaga n'imibereho y'amasengesho ya buri munsi. Nshuti mukundwa, tekereza uko wakora ingengabihe y'umunsi wawe ku byerekeranye n'igihe ukeneye gutanga ku masengesho no kwiga ibyanditswe byera. Shaka ibishoboka kuri weho maze ufate ako gahe kagufi guteza imbere umwuka w'ituze uyobowe na Mwuka Wera n'ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya ufate icyemezo cyo gushaka nawe igihe cyawe kimwe cya buri munsi cyo kujya wihererana n'Imana, ugashaka umwuka w'ituze ndetse ukegera Imana usenga kandi wiga n'ijambo ry'Imana. Nshuti mukundwa, hari imbaraga nyinshi cyane tuzavana mu masengesho nitwemera kuyoboka ijambo ry'Imana ndetse dufatanyije no gusenga. Kristo icyamufashaga buri munsi ni uko yahaga umwanya munini, yabonaga umwanya uhagije wo gusenga. Nanjye nawe kugira ngo natwe uyu munsi tugire amahitamo yo gushaka igihe cyo gusenga twihererana n'Imana. Tukwiye kugira ingengabihe idahinduka tukarushaho kujya twegera Imana. Ndakwinginze nshuti yanjye mukundwa, icyo kibi icyemezo cyanjye nawe uyu munsi nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Uwiteka Mwami Imana, turongeye turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko wakomeje kutuyobora muri byose. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi utwiyoborere muri byose. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Muri ibi byigisho rero, ufite ikibazo wabaza ni ukwandika muri komenti, cyangwa se hari igitekerezo waba ufite cyangwa se inyunganizi, gerageza wandike muri komenti.